ibireka yose yica imuhereza yose yica mureke umugore wigira ukegera cyane sanga umugore yanteze nibwo yamfataga ninjiye muri ako karyango mubona nawe yikinze hariya aza yiruka amfashe mu mashati nari nambaye imyenda ariyo yiye aba arayicagaguye n'umupira ubwo abantu barahurura kugeza kuri uno munsi rero ubwo ikibazo ribu yahise igihagurukira baramufashe ubu ari mu maboko ya ribu ari mu bugenzacyaha. Ibi kandi binagarukaho umugore yicaraga mu rugo ubundi akarera abana bakamwubaha agatoza abana ikinyabupfura abana bakumva se na nyina bitewe n'uko bashaka kugira amahoro muri iyi si ndetse bakanayiramiramo ubundi bakazaba abagore beza bo mu kinyejana kizaza bakazaba n'abagabo beza bo mu kinyejana kizaza. None mwa bagore mwe b'i Rwanda ni ukuri muratunaniye imiruho irabagoye imihanda irabananiye imihanda mubaye inzererezi hirya no hino ahubwo byabaye ibibazo bikomeye cyane. Ni ukuri umugore asigaye agenda n'akana ke kakamukurikira akana ke kagakurira muri izo ngeso ubundi bakaba kahebwe ari uruhererekane nta mwana nta mugore. Right, ni mutima cano ngewe nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana ndabakunda cyane kandi ndabashimiye kuba mwahisemo neza mukadukurikira. Uwiteka akomeze abagire neza kandi abahereze ibyo mwifuza byose ndetse mwibuke gusenga amasengesho y'urudaca kugira ngo ubundi mukomeze kujyana na Yesu Kristo ndetse mumwikomezaho kuko ari we rutare ruta ibitare byose, niwe muganga uruta abaganga bose, niwe mudokiteri uruta abadokiteri bose. Twibuke yuko ari umushoferi mu muhanda uruta abashoferi bose kandi niwe munyabwenge uruta abanyabwenge bose bigeze baho kuri iyi si. Kristo arakomeye cyane. Muri iyi minsi mu gihe cya none tugenda tumuzirikana ububabare bwe uko yapfuye akagenda akabambwa ndetse agahambwa akongera akazuka ku bwacu. Yesu Kristo arakomeye, ni ukuri tujye tumuhereza agaciro. Nitwa Jean Marie, niba utarakora subscribe waratinze. Uwiteka Imana akomeze abane nawe, ndabakunda cyane. Rero dukomeze tugenda tuganira. Ni ukuri ishano ryaraguye cyane, ikizira cyageze ahera. Ni ukuri ni ibibazo murangenda mbabwira uko ibintu bihagaze, ariko burya noneho ni akaga gakomeye aho umugore asigaye akubita umugabo. Yeah? Really? How come? Umugore akakubita umugabo. Muri iki gihe ibintu byaradogereye, byabaye ibibazo bikomeye aho amakimbirane abaye menshi mu mago. Umugabo ntacyumva umugore ntacyumva umugabo. Kandi mwibuke ko mu ngobyi ya Edeni Imana Data umuremyi w'isi n'ijuru yaravuze ati maze kurema ibintu byose none uyu munsi wa none ni byiza cyane kandi turimo umuntu baramurema. Barema Adamu, bamaze kurema Adamu, Kristo w'i Nazareti ubundi amuremera umugore. Yesu Kristo tabara, Kristo w'i Nazareti tabara. Isi iragana hehe ko irimbutse, ko bibaye ibibazo ko bikomeye cyane. Nuko wa muntu amaze kuremwa urubavu rwe, imbavu barunyomoramo barukuramo rumwe, urwo rubavu rwavuyemo rwitwa umugore. Umugore niyo yari Eva. Uko bigeze aho ngaho bigenda neza, byagaye gatoya muzi cyakurikiyeho habaye gucumura. Mwami Yesu nabane natwe, Mwami Yesu nadusobanurire, Mwami Yesu nakumve. Isi iragowe, isi ifite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko iwacu byahagera bikaba kasamutwe aho umugore yadukira umugabo akamukubita. Birababaje cyane. Dukurikirane turebe uko bimeze aho uyu mugore yafashe umugabo akamukubita akamugira intere. Ni ukuri aramukubita koko, aramukubita amugira inoge. Byari bikwiriye yuko umugabo akubitwa bene aka kageni n'umugore. Umugabo nawe akurikiza rya tegeko ryo muri Bibiliya ngo nibakubita umusaya utanga undi musaya bakubite mu rundi rushyi. Nuko si ukumunyuka, umugore aramunyukanyuka, aranyukanyuka, umugabo aranoga.
avuga ati bagaca bakanjyana ubwo nkaba mfunzwe imyaka 20 cyangwa se nafungwa nzira ko nakwishuye, ntabwo reka nihangane izi mfunyira n'ubundi ndajya kwivuza. Ako se birakwiriye? Mwabagore b'i Rwanda mwe, Mwami Yesu nabarere namwe akomeza bumvira ibyifuzo, ariko niba uri umugore udukurikiye ukurikirana iki kiganiro n'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Niba ukubita umugabo wawe bihagarike. Uburinganire ntabwo buvuga ko mugomba kuba ku bagabo banyu, ntabwo bivuga ko mugomba kunaniza cyangwa se gukoroniza abagabo banyu. Oya, uburinganire ni ugufashanya mu ngo ndetse mukuzanya muri buri kimwe, buri umwe agahereza respect undi, ubundi mukarera abana banyu neza. Iteka komeza bumvira ibyifuzo. Nitwa Jean Marie, ini Mutima Channel. Niba utarakora subscribe uratinze. Reka dukurikirane iby'umugore wikubitiye umugabo, ubundi nanjye nuko naje kumirwa. Turaza kuza gukurikirana ijambo ry'Imana nyuma yaho rigenda rihura nabyo, ubundi dusobanukirwe icyo umugabo ari cyo muri ubu buzima bwo kuri iyi si. Umugabo agereranywa n'ikintu gikomeye cyane, ahagereranywa n'umukuru w'itorero, ahagereranywa n'umukuru w'umuryango, ahagereranywa n'umutwe w'umugore we. None warangiza umugore ukifata ukikubitira umutwe, ukifata ukikubitira umugabo, ukifata ugakubita umukuru w'itorero, kamanika urushi rwawe ukamukubita, ufite akaga. Witeka Imana kumva ibyifuzo kandi aguhereze gukizwa ndetse agukize umujinya no kubaho k'umugabo. Kuva uyu munsi ntuzabyongere. Niba utaramukubita wowe, Witeka aguha umugisha. Niba utaratuka umugabo wawe, Witeka kumvira ibyifuzo. Nawe niba waramwubahutse ukamukubita, usaba Imana imbabazi, usenge cyane kugira ngo iyo dayimoni yaguteye ikuvemo mu izina rya Yesu. Natwe turagusengera, katubikurikire. Uyu mugabo umugore yaza akamutesha umutwe, agera ugahunga arigendera. Ubwo ejo bundi nibwo yongeye kugaruka, agarutse yaramutegera hano amucagaguriraho imyenda. Mwarabirebaga? Uko mbibona ndabona bongeye no kubana bitashoboka, bakicana. Kuko umudamu we agira umujinya muremure cyane, ariko umugabo we nta kintu abavuga. Wowe ubibonye ukuntu amugira akamukubita ahagaze, ubona ko wagira ngo hariya namuroze. Mvikana ko ntabuze ikibyihisha inyuma w'ikintu ari kuvuga ni imitungo gusa ngo tugabane, nako ngo nta kugabana, ngo icyo nshaka nuko bamutwara, ngo akagenda agasanga umugabo we wa mbere wamubaza ate si imitungo ko mwabyaranye, ati ngo nanjye nishyuriye abana be bakuru. Urumva ntiwamenya ikibiri inyuma kire kubisesenguye neza. Ngewe icyo numva nyine babiganiraho babyakwanga, leta igafata umwanzuro, kuko iyo bagumye nanone babatsindagira gutyo ni hahandi usanga bicanye. Nkunda gutaha bwije kuko njye ntabwo nkunda kwirirwa muri izi karitsiye, banagiye kwihigira ibikoro. Turumva ako uyu mujama numvise ukuntu bamukubitiye kwa mudugudu, umugore ari wo mukubita, birambabaza cyane. Urumva n'ejo bundi ntashye numva ngo yamushwanyaguriye imyenda ahagaze gutya, nasi kamarade n'iki bamuhaye bituma umugore amusuzugura byiza hariya. Urumva gusa sinzi ko kamarade wenda muri we sinzi ukuntu ateye, ni wenda no bari ubwitonzi cyane, ako nubwo umuntu wakwitonda cyane ntabwo umuntu azanga gushwanyaguriye imyenda n'isenge nayo ayica amana. Bibaho se? Nawe urahamya ko umugore yaroze umugabo? Ibyo akora byo ntabyo nzi, ariko uko mbibona ntabwo ari shyashya. Ibyo wabyatira ute nk'umugabo? Ngiye kuri njye nawe ndi umugabo, urumva, ariko ntabwo ngiye kuri njye ntabwo byabaho serious. Nta nubwo nanava mu nzu yanjye ngo musigemo, si kukubeshya. Wenda yihaye amahoro arigendera, ariko njye ntabwo nabishobora. Gusa ikigaragara n'umujama arahohoterwa. Murumva ko rero ari agahomamunwa. N'agahomamunwa ni ibibazo bikomeye cyane, aho umugore yifatira umugabo akamukubita. Ese birakwiriye ko uriya mugabo yagakwiye kwandagazwa kuriya inci y'urushyi rumwe, urwa kabiri, urwa gatatu? Turagana hehe? Ese kwigowe umugore yari umuntu wo kubaha umugabo, ubundi akabaho akarera abana bakuzanya n'umugabo,
kandi agaca bugufi. None ubu byaradogereye. Mana tabara. Amagambo aboneka mu Efeso igice cya 5 uhereye ku murongo wa 22, utwo amagambo aragira ati uko abagabo n'abagore bakwiriye kumerana. Ni ukuri nyuma y'aya magambo buri wese afata umwanzuro wo kutazasubira. Niba uri umugabo ukurikiza inama tugiye kukugira dukurikije ijambo ry'Imana mu Efeso 22, aho ngaho ni umurongo tubuhereho igice cyo ni cya 5. Ndabashimiye mwe bamaze gukora subscribe nawe mudukurikirana umunsi ku wundi, muri ab'ingenzi cyane. Ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we, nawe mukiza waryo. Ku murongo wa 24 haragira ati ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, abe ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Kumva rero ko umugabo ari ikintu gikomeye cyane. Umugabo ahagarariye itorero kuri iyi si. We mugore udukurikiye, umugabo ni umutwe wawe. Numukubita uzaba wikubise. Numufata ukamukubita urushi muri uwo mutwe, nubwo uzaba wikubise. Niwe mutwe wawe, niyo toroshi ryawe, niwe ukumurikira, niwe uca inzira, niwe uguhahira, niwe ugoka kugira ngo urye n'abana bawe. Ni ugutekerereza, yego ufite umutwe nawe uritekerereza, ariko umugabo ni byose kuri wowe. Ubuke ko yapfushije umwanya w'ubusa akiruka imisozi akagenda akajya kugushaka, umutwara imyaka n'imyaka, agukoramo investment mu bwonko, mu mubiri, agushoramo imari, ntangira kwizera kuzana kugira umugore mu rugo. None ibyo urimo uramukorera ni ukumukubita. Mwa bagore b'i Rwanda mwe ko mwanze mukananirana, abagenze dute? Yo turababaje. Ariko nizere ko mwese abakurikiranye ikiganiro muri buze guhindura abagenzi banyu. Niba mwe bitababaho bishobora kuba biba kuri bagenzi banyu, mukugirana inama. Ku murongo wa 25 haragira ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Nyuma yo guhahira ingo zanyu mukagenda imisozi n'imisozi, ukamanuka wikoreye umutwaro, cyangwa se ukarara muri biro uri gukora amadosiye n'amadosiye kugira ngo utahane umushahara wuzuye, uratasha ahubwo umugore akumenyeho igikoma. Uratashe umugore akubitseho inkono iri kotsa. Uratasha ugeze mu rugo usanga baguteze imisumari, usanga baguteze amazi akonje ndetse anuka muri dushe, aho kugira ngo bakoze ibirenge. Ubu ngubu ahubwo wasanze amatara bayazimije, basinziriye, nta nubwo uzi naho ibyo kurya biri, kandi stress zakwishe uvuye mu kazi we mugabo. Kandi wamukunze, mukunda urukundo, umwita inyamibwa, umwita hani, umwita igisabo, umwita amazina meza cyane. Sheri shushu. Cyari sheri shushu, ubu ngubu cyabaye icyo ntazi. Cyabaye ibibazo bikomeye. Uribuka rya sezerano mwagiranye igihe mwasezeranaga? Uribuka igihe wamwambikaga impeta? Uribuka uvuga uti ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, bityo sinzaguhemukira, kabone naho waba urwaye tuzababarana. Uwiteka Imana agere mu ngo zacu, ahubake umunara muremure cyane, aho tuzaba dufite rezo yo kugera ku Mana uko bukeye n'uko bwije, ubundi Nyagasani agenda twumvira ibyifuzo. Bityo nidusenga tujye twumva. Uwo dukurikiye Uwiteka aguhe umugisha. Njye nitwa Jean Marie, namaze kwitaba Imana, kandi niba utarakora subscribe none aha ngaha uratinze. Uw'agaciro cyane, uri uw'ingenzi. Nuko ku murongo wa 26 ngo aryeze amaze kuryogesha amazi y'ijambo rye. Ayo magambo muyakurikirane. Ngo bagabo mugandukira abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze
maze ngo aryeze maze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishirire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge habe namba. Umugabo arakuzanye aragukongokanye agukuye mu cyaro, agukuye ku ishiga, aguteretse mu rugo, urangije urakeye, agukijije iminkanyari, agukijije ibizinga, akwambitse isura nshasha, akwambitse agatenge keza, akwambitse utuntu dushoboka twose, none ubu tuvugana ukugira muri karitsiye ukerekana ko mutagikwiranye, mutakiberanye. Aragusize ikintu cyose gishoboka gihenze n'igihendutse rwose, iyo biri byose akora uko ashoboye bigakunda. None umutuye imiruho, uramukubise, yabaye akahebwe kubera wowe, stress zigiye kumwica. Umugabo avuye mu kazi arananiwe, ahuye na stress zo mu rugo biranze birananirana. Umunsi wa none hari impfu zikomeye cyane, aho usanga abagabo bagenda biyahura hirya no hino, abandi barihebye, abandi byaranze, baratotezwa mu mago yabo, ibintu byaranze. Ntabwo uzi yuko ukuri ngomeza kubashimira n'agahamamwa, kandi birakomeye cyane. Ni n'ibibazo bikomeye cyane aho umugore yifatanya umugabo, bikomeje gutangaza. Rero turakomeza n'iki gice gikurikiyeho, aho turi buganire ngo ku nshingano z'aburugo. Inshingano z'aburugo rero ni igice cya 6 mu Befeso, aho dukomereje, aho bagira bati bana mujye mwumvira ababyeyi banyu kandi umwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. None se umugore nukubita umugabo wawe, umugabo ugakubita umugore wawe ukamufata nabi, bikaba ibibazo cyane, kuko nuko bwije mukaba kahebwe muri karitsiye, mukaba ibibazo, mukajya murwanira mu maso y'abana banyu. None aba bana bazaba bahagutse, ni ukuri bizagenda bite? None se ibyo nibyo bibakwiriye? Niho uzajya kubona ukabona wa mwana wakuriye mu ntonganya z'ababyeyi, abaye mayibobo, akuriye ku muhanda, bibaye ibibazo bikomeye cyane. Akuze nta burere, akuze atukana, akuze yarabaye inshinzi, akuze yarabaye ikigande, akabikenya muri karitsiye, mwene runaka bikanga, bikaba ibibazo bikomeye cyane, bitewe n'uko nta burere buri mu rugo. Umugore akajya ku musozi agatuka umugabo, umwana yumva, umugabo agatunga umugore we urutoki, umugore bikaba ikibazo kubyihanganira no kukamusubiza. Ibyo byose birakorerwa mu maso y'abana. Abana nabo bati ntabwo twabyihanganira, ubwo bagakorera muri ibyo ngibyo. Wa mwana akaba inshinzi, akaba rwose icyo nazi, akaba igikenya, niba ari umuhungu akaba birebire cyane, bitewe n'uko abikuye aho ngaho. Kandi aha ku murongo wa 6 ku gice cya 6 haragira hati ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye, ngo wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Wubahe so na nyoko. None se bazakubaha gute wowe mugabo? Bazakubaha gute wowe mumama niba murwanira mu maso yabo, mukatukanira mu maso yabo, ugahangara ugafata urushi rwawe ukikubitira umutwe, ukabonye ko umugabo ari wo mutwe w'urugo, niwe mutwe wa famiye, ni umutwe w'itorero. Ndetse mwibuke no mu nka, inka buka zigira inka bita inka y'umutwe. Mwumva rero ko uyu mugabo afite agaciro gakomeye cyane.
ngo wubahe so na nyoko. Iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire muri iyi si. Rero umugabo uwo mugore, yemwe ngo dukurikirana, murimo muradukurikira aka kanya, mumenye yuko abana banyu kugira ngo babubahe muzamwamanje kwihesha agaciro, mutarwanira mu maso yabo, mudatukana, umugabo adakubita umugore, umugore adakubita umugabo, mbese muberaho mu ijuru ritoya nk'uko Imana yabasezeranije. Turakomeza rero tuganira nanone ku bagore by'umwihariko, aho hari umuririmbyi wo mu gitabo cy'abarokore ahagana ku ndirimbo ya 320 yaranditse ngo mwa bagore mwe b'i Rwanda, mwa bagore mwe b'i Rwanda, muze mwitabe Yesu Kristo, dore imirimo ni myinshi, tujye kumukorera, dutabare bene wacu ubu bararimbuka. Mwa bagore mwe b'i Rwanda, Yesu arabashoboza, muze mutabare bene banyu, dore bari gukubita abagabo babo, babaye akasamutwe, ibintu n'ibibazo. Nugera mu giturage mu cyaro urasanga abagore bari gukubita abagabo, nugera mu mugi ni ibibazo bikomeye cyane, bari kubasuzugura, bari kubatera ifiri. Mwa bagore b'i Rwanda mwe mutabare ibintu n'ibibazo. Igice cya kabiri umurinzi aragize ati mwa bagore mwe b'i Rwanda, none nimutebuke, mwihute cyane, imibabaro n'indwara biragwiririye hano mu isi, nimukingure imitima umukiza ageremo. Mwa bagore b'i Rwanda mwe mureke gupfapfana, mwa bagore b'i Rwanda mwe mwaretse gupfapfana mukubita abagabo banyu, mwaretse gupfapfana mwiyandarika, mwaretse gupfapfana muca abagabo banyu inyuma ngo ntabwo babahaye irasiyo n'ikosho ihagije. Igice cya gatatu igice cya nyuma ngo mwa bagore mwe b'i Rwanda mwe, mu isi hari umwijima, nimujyane amatabaza mwakire bene wanyu abagore n'abakobwa baheze mu mwijima. Hano mu isi hari umwijima, mwa bagore b'i Rwanda nimujyane amatabaza, amatara yanyu, ni ukuri mufashe bagenzi banyu baheje mu mwijima ku mihanda, bari kwiyandarika, indani nyinshi hirya no hino, babaye inzererezi hirya no hino. Nta mugore ubundi wabaga inzererezi, kirazira. Uyu munsi wa none ahubwo byabaye ibibazo, mwabaye akahebwe, muriyandarika, abagabo muri kubagerageza, byabaye ibibazo bigiye bitandukanye, ngo muri gushakisha abagabo b'ibigoryi sinakubwira hirya no hino. Arigera kubivuga ni muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, indirimbo ya 320 mu gitabo cy'abarokore, muze kuza kuyisomera, avuga ngo mwa bagore b'i Rwanda mwe muze mutabare, imirimo ibaye myinshi, muze mufate amatabaza, bagenzi banyu bari gupfapfanira mu makuba, bari hirya no hino, bari kwiyandarika, abandi babaye indaya, abandi babaye akahebwe, abandi babaye abanywa tabi. Reba umugore none w'itabi, umugore w'umukobo, umugore w'inkozi y'ibibi. Burya umugabo afite rwitangira kuko ni umugabo, ariko rero reba umugore wagiye ku muhanda akanywa itabi, umugore wagiye ku muhanda agashyira akaguru hejuru, umugore wabaye akahebwe, umugore ari kwirukanga ku muhanda. Abagore bagiraga umuco, niho biri kuva iyo ntandaro yo kurirwa abagore bakubita abagabo, kuko nyine uburere bwarabuze. Umugore yicaraga mu rugo, ubundi akarera abana bakamwubaha, agatoza abana ikinyabupfura, abana bakumva se na nyina, bitewe n'uko bashaka kugira amahoro muri iyi si, ndetse bakanayiramiramo, ubundi bakazaba abagore beza bo mu kinyejana kizaza, bakazaba n'abagabo beza bo mu kinyejana kizaza. None mwa bagore mwe b'i Rwanda, ni ukuri muratunaniye, imiruho irabagoye, imihanda irabananiye, imihanda mubaye inzererezi hirya no hino, ahubwo byabaye ibibazo bikomeye cyane. Ni ukuri umugore asigaye agenda n'akana ke kakamukurikira, akana ke kagakurira muri izo ngeso, ubundi bakaba kahebwe ari uruhererekane, nta mwana nta mugore, mwese byaranze, twese byaranze, mwese byaranze. Uwiteka abane namwe, mwa bagore b'i Rwanda mwe, muze mumurikira bagenzi banyu. Ndabashimiye mwe mwamaze gukora subscribe, Ngende Mutima Channel, nitwa Jean Marie kandi amaze kwitaba Imana. Iki ni ikiganiro cyarebaga umuryango, cyane cyane abagore barimo barakubita abagabo, cyane cyane abagabo bari gukubita
abagore babo mwese mwubahane uburinganire ntabwo buvuga gupyinagazanya no say no ndabakunda cyane nitwa Jean Marie ni Mutima Channel kora subscribe none ahangaha niba utarayikora waratinze iteka abane namwe ndabakunda. Bashimire bakristo bavandimwe, Imana ibane namwe, mwe mwabashe kumererwa neza aho muherereye hose, mukaba muryamye twese rero dusinziriye burya babikore cyane kugira ngo tumenye ko tuvuka amahoro. Uwiteka arakwiye gushimwa uba waduhaye iyo ngabire yo kudukangura turi bazima cyangwa se tukabona n'ibitotsi rwose. Hari n'abantu baba babuze ibitotsi ariko Uwiteka aravuga ati bana banjye mukwiriye kuvuka imiruho n'imihati mwiriwemo mukabona ku gahenge. Rero Kristo akomeze abane namwe. Muri Zaburi 48 aragira ati Uwiteka arakomeye akwiriye gushimirwa cyane ururembo rw'Imana yacu ku musozi wayo wera. Umusozi wa Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose, niwo rurembo rw'umwami ukomeye. Imana yimenyekanishije mu nyumba zo muri uko nuko ari igihome kirekire gikingira abantu. Rero Uwiteka akomeze abane namwe aho muherereye hose, akomeze ababere igihome. Tumushime tumwamamaze aho turi kuko akwiye ibyiza kandi ahora twifuriza ibyiza. Imana yacu rero inyampuhwe n'inyambabazi ituma tubaho ndetse tukabona ibyo dukwiriye igihe cyose twayubashe kandi mu mahoro cyane. Ngaho rero mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abarinde. Ndabakunda.